Ariko se uyu mugore mama Yes. Siwe. Umugore wa pasiteri. mama turashaka ko pasiteri ariko inzu zo kwa pasiteri we zirarazishya koko Ushigerayo nawe mbabarira. mpereza pe ntabwo nabyanga Pasiteri. Kunza muri sukari. kandi reka nkubwire n'ukuri ibintu ukomeje kwigira Ibiti nkomeza kwigira. wagishyize ku ruhande ihangane n'ukuri wirwana Ariko wamuretse. ari ibintu kwihangana bikunanira Wamuretse bikazavuga ko ari umugore wiciye umugabo. Uri kumva? madame babarira n'ukuri twanga usabye ari bazi n'ukuri kw'Imana reka nkubwire wakihangana mpereza amafaranga y'abana basi ceceka mwibwe uya nampereze Nakubwiye ngo nayo mfite. Babarira cyane. nose kuki ukoresha ibintu utanavuze kuki ukoresha ibintu utanavuze amahoro zanambara zihagararaho abo bantu babona amahoro abo bantu babona amahoro ariko mwamuri igitangaza basikoni imirimo wankoreye amahoro wampaje umutima mwami mwiza ushimwa bicyubahiro dushimiye ko wampaye ubushobozi bwo kuyobora inyamaswa zose kandi ubwenge bwo kuzitegeka kandi yemwe harimo n'izindusha imbaraga n'ubukana uziha ubwenge ariko mwami twebwe uducakura bwo kuzitegeka tukamenya aho tuzijyana n'aho tuzikura mwami ndagushima Dorothea Nibiki kunyabiza? Ego kumana umwe mwijura kwa bayo tewe nzanira amazi aho niwe Muvuze ngo ngiki? nama kimuze kitumika nyinyi Hanyuma se uri kimuga? Uri kimuga ku buryo utajya kuyizanira? umuzimu w'abatuzi Ndakubwiye ngo nago ndi umukozi wawe ubimenye kubera iki uzikomeze nk'umwaje twa muri urugo Nzamura abadayimoni wa mugabo ariko ukundira amazi hinga ni ikibazo koko gikomeye umuntu witwa ngo ni umugabo byo yicaye ngari gusoma ibyo asuzuguye umurimo w'Imana umuntu w'umugabo ngo ni umugabo ubyo kawicaye muri ibi bintu Doto wasuzuguye byise ariko yusuzuguye nuko babarira uri kumva Kasene naga marisano n'umugore we agiye mu kazi ke nyina nyine mukanje akose nakazi Doto reka nkubwire nk'ukuri babarira uye muri wowe uzasuzuguye n'ibindi bintu ntuzigire wigerereza undi munsi yewe bitwana bishwanira babarira cyane undi munsi muri mujye utinya nibi nkuko utinya subigikira babarira nkubwire babarira wampamaze nzamura abadayimoni ariko Doto uziko wagira ngo neza ariko rusoferi mu gihe cyo mupfana ariko Doto uziko wagira ngo fata maze ujye kujya wirwa byo kunyabiza washaka ikintu ukora ujye wireka kwirwa wicaye hano muri uru rugo Doto wahindi imyitwarire ibi Doto nyenzasenga utuhinduka injangwe ugira urigura mu ngano n'ikacu ry'imba zose ziboneka yewe iyo mana wirwa usenga ukitagutabana ngo ikugirire neza ukareka umuntu w'umugabo akajya kwirwa yicaye hano mu rugo Doto ushatse ko nivuga ndi nkora rusangiye mbabarira Doto ni nkora rusangiye nkubwire nabyuka mu gitondo ngiye duserera nawe nagucanga mishi byako ngo ni Imana maze nk'umuntu wanyura agasanga ngiye umukozi Imana ndimo nakora nawe muri rijoro uri usubike ikintu mayama amazi n'ikintu nyabari Doto biki nicyo gikomba nk'umugabo nganywa amazi ungisha ukuri umwanda wawe wize muri kaminuza warawuvukanye barawukuremanye ntabwo twazindutse ra urebye twakabije pe ariko niyo gahunda n'indi yari yaduhaye ese mbibarize ko nta makaye mwazanye mugenda abifata mu mutwe zaba mutsindwa ngo mufata mu mutwe Miriwe mwaramutse neza mwaramutse neza twambaye imbere ura makoro gusa imbere
kudukubura madamu. uyu mugore n'uwa pasiteri nanjye binyobera ko si uyu mugore mama umugore wa pasiteri. mama turashaka pasiteri ariko urugo rwo kwa pasiteri rurara rushya. mama twashakaga pasiteri ko umuntu usoromera imboga koko nasa n'abafite ariko nkabura kumusanga amadi ko yanyishyura umurima wose. nkabona asanga ari godereva dore ko nta soni ajya agira. nshaka izi ngizi ndazirya njyenyine. ako doro mabara rungizo nk'ubu nk'iyo abantu ejo baje kwiga umubatozo ukabirukana muri cya gitondo umva ntabwo baba ufite koko uratangiye ako doro watse kunteza abantu kuri no musozi ni wowe wabiteje n'obi kandi n'ukuri kw'Imana reka nkubwire nkunde bana n'ukuri kw'Imana uzi ko bampamagaye bambwira bati ntabwo mbana n'umuntu ugomana na satani muri uru rugo ariko dore ibaze ndi mpagaze imbere y'abakristo bazi neza ko nyine tutabanye neza ubu mbona n'isoni ufite kuko umbwije ukuri wa mugabo inunda mukiye babarisha umbabarira ukambwiza ukuri ubu nubwo kuramukira ibaze ari nkaho ariko ufite nk'abantu ushinzwe nk'abariya bakaza kukura mu gitondo zirasaba ko wanyuze ukabiruka buri muvanga ukanabakuburira ko se mu gitondo babyukira iwanjye babaje gukora iki ariko urire ko kwa gatatu umubatizo mwije ukuri ntabwo nabikubwiye umubatizo se ni ibiki umubatizo ni ibiki ubwo nkabura ubu nzanawo reka mubwize ukuri kw'Imana dore wakisubiraho ibiki nisubiraho ndahibaze nzajya kwitekera ng'abanyamagamba mereza njyewe niba akazajya banamukira iwanjye bajya kureba iyo bajya ugenda urebe iyo bajugunya dore wajya umenya ko yari umurimo Imana yanditiriwe koko umurimo sibi dore n'ukuri kw'Imana wahinduye imyitwarire ibaze uyobe ko kuwa gatatu abantu baza kwiga ahangaha ubu se n'ubwa mbere wari ubaronyera dore n'ukuri kw'Imana umaze kundambira ndakwisabye wambabarira dore ugareka kumbera ikibazo kwe mwaje mwaramutse mwazindutse ra Amutse pasiteri. aha none se pasiteri komanda Ako wa mudamu araharira. uyu munsi twaje twiteguye tugiye kugusubiza ibintu mwatubajije bushize genda bo wa mbere nongeye kuramuka ariko resa shima Olivier komera yesa shima sura kumuna nanze ko rwose muri bugaruke mwabishe kubera ukuntu mwavuye hano na ya buriya nyine mwihangana no kuragiye satana babyutse yambaye inkweto nshyashya rwose bigakomera oya ariko dufite pasiteri usenga Imana ntabwo birabiza bwari narahense ndavuga ati Mana ukubona intumwa zawe rwose zaje zingana ariko zigahura na satani wiyamitse isura y'umuntu buriya nukuri buriya nakoze ayitatu kugira ngo zibura urabona ko umugazi mufite umutima ukeye pasiteri ntabwo asenga bayari kubera amasengesho wakoze kandi nukuri umuhate wanyu mukomeza kugira ijuru muzaribona pasiteri tuzagera hajya ubwo ubushize twashoreje he inshuti z'umusaraba twasoje twavuze ku bintu byo gukundana twasoreje ku kintu cyo gukundana handi batubwiraga ati nk'ubu tuba tugendana nkanjye na Kristera naba ngo uzira indazi nkahita ugahita umucumuriramo kabiri mukanganya kandi ukakimuha nangingimira ufite ikindi twavuze ku kintu cyo kubana neza n'abandi buriya ntabwo wabana neza n'Imana utabana neza n'abantu bayo gusa mwumva byashoboka muze mujye muza kwiga hano ariko mwaba mugisohoka igipangu cyanjye mugatangira kunigana hariya mu mihuru muri gutaha oya twese turakundana aho rero uriya iyo mubana neza n'abagenzi banyu uriya muba mubana neza n'Imana ni byiza kandi natwe tunashishikariza inshuti zacu ubushize noneho tuvuga ko nanone ku kintu cy'icyaya ku kintu cy'imirimo rivi tujye twavuzeho ariko njye naratangaye buri ejo muri nuko nyine
iyo tutari mu isengero nk'uko mba nabivuze ati reka ngihore ariko uriya mukecuru umutwaza kariya kajerekani wari kubiki urabuzi ko ntakureba nabyutse nifitiye umushiha oya ariko ubutaha uhindura imibereho nzajya buri muntu wese yarabyutse ntiyasenga buriya iyo ubyutse mu gitondo ugasenga Imana ikukiza iyo mishiha yose ukirirwa umeze neza wishimye ufite umunezero nta muntu turi kwa pasiteri araje wenda nawe ujya usenga ariko nawe ujya wisengera tukimara kubona rero ko njye maze kubona ko muri ibintu mwiza rwose mugenda mushyira mu buryo gake gake ni ukuri nkabona ejo bundi Kristo twarahuye ari ku isoko yakoze igikorwa nubwo abantu batacyitayeho ariko cyansigaye ku mutima ndavuga ati byibura ntabwo ngusorera mu butayu erega buriya pasiteri ntabwo imbaraga utanga zizapfa ubusa pe ni ukuri pe zizavamo ikintu kandi gikomeye hagati aho rero ni ukuri buriya mukomeze muyinge mushyizeho umutima mukomeze mwumve ko ko duhora twiga nicyo nari ngiye kubabwira rero ubushize nabikomoje ko mujye gutanga icyo bita kontribisiyo kontribisiyo ubwo ntabwo kontribisiyo umusanzu makuru batanga umusanzu w'itorero oya bijya kumera kimwe ariko ibintu bya kontribisiyo ndi kubaka ni ukugira ngo ufite 100 ufite 5 mukayaza nyine twava ntese tuzava kubateza ntitwiyakire ubwo sugo tukiri aho ngewe mfite 100 urisigere ariko kugira ngo bigere neza ejo tuzahura nyuma y'iteraniro uzahita muzatoremo umuntu umwe muyamuhereza ahita ayanyuzaho kugira ngo nituva kubatizwa tuzahite dusangwe no batetse nk'agafiriti noneho tukajya n'ubushera ubushera tuzarya gusa umutobe nawe nta bushera umutobe amata murange amata muzayambaza ariko murabizi ngiye ntabwo mbatiza ibintu nk'ibi byateye ntabwo mbatiza bimwe byace by'ubu ngubu abantu basigaye bakubwira ngo ngwino ngo batizwe mu gitondo nta n'ukwezi wize tumaze 3 twiga ariko batarangiza ubwo rero ngende mukuru mwitozo amagambo twize imibereho mu by'ubuzima subiremo neza umuntu uzatsindwa bizagenda nawe ko manange uzasibira uzategereza ikindi gihembo ndakoresha imbaraga zishoboka rero ntaguruke dusoze nk'abana b'Imana mukagenda mukabizirikana yego barungedo amafaranga y'abandi ari hehe amafaranga y'abandi se urukumba zaranatwaye babangana amafaranga y'abandi yaje amafaranga hehe ariko ko kubita usaba kutamya amafaranga y'abandi baje babarira cyane n'amafaranga natwaye daba nukuri ko Imana ntunesha umutwe ngira amafaranga y'abandi noneho nayahahisha ariko ko nasize hanga wambira ko yagiye hehe biri kintu wagiye kugura mu mafaranga y'abandi baruzi cyanga jeneri kurya ibiryo bitagira umunyu ariko dore usanga ibyo biri mu munyu barungiza uko uko amafaranga yarahari babarira kandi uri kumva ntabwo ntabwo nakurya ibintu bitagira umunyu n'ubunyobwa dore amafaranga y'abandi nukuri ko Imana ubwo twambira naza babwira ngo iki ibyo ntabwo ngira kubatiza abantu nubahe ikintu cyo kubakira dore ntumbere umusaraba nukuri ko Imana basi yangane ku inshuro umpa amafaranga y'abandi nayakoresheje ko nayakoresheje uragira ngo agaruke uragira ngo njye nabyanjye njye gushyira agakiza hasi kandi nkakiri urabona ibintu bikubaho umva gashyire hasi kandi ukunze kumisha amahane njye mbabarira ntunesha umutwe none ko nayatanze ko nayahahishije ako dore usanzwe ibyo biri mu munyu none amafaranga ko nzi ko wategerezaga none amafaranga ko yarahari kanga kuyama dore reka nkore ukuntu njye nawe tujye babarira di uko bitane njye reka nkubwire uri kumva yewe uyu ushobora kuguhekenyesha kuva wakenyesha neza amafaranga y'abandi kandi ntunesha nsakuriza nanjye dore watse kumera umusaraba no kuri Imana wambabarira neza nsakuriza bineza rubanda wa mugabo w'ineza rubanda shyira agakiza hasi njye nkwereke gashyire hasi kandi dore turangira amahane nuko mba nakwihoreye ndakubwiye ngo gashyire hasi dore wambabarira basi genda barasishaka kurwana nawe nakubwiye ngo nayahahishije ntari bugaruke none se ubu warwibona amafaranga abandi yo kwiyakiza nuko mba kuguramo umunyu ko kumbwije ukuri dore mpamvu neza amafaranga abandi nakubwiye ngo dore ntuzamurire inzoka n'ukuri kw'Imana wikomeza kuri dore nteretse hano amafaranga abandi uwambera gute ngiye kuva amafaranga babarira sinserere nawe ahubwo Pastor, yewe intesa abadayimoni dore reka ntabwo nabyumva ariko none se uri mu biki neza n'amafaranga y'abandi Pastor, hamwe ntabwo nakwihanganira aho wampereye shyira aha ngaha pasiteri nawe usigaye urwana mahereza hano mpano
uzongera ari nyewe wari ibi bintu ari we biriho wazavuga ngo ari wowe biri ariko ushigerayo nawe mbabarira mpereza pe ntabwo nabyihangana kunza muri sukari kandi reka nkubwire n'ukuri ibintu ukomeje kwigira ibiti nkomeza kwigira wagishyize ku ruhande ihangane n'ukuri wirwana ariko wamuretse ari ibintu kwihangana bikunanira wamuretse bikazavuga ko ari umugore wiciye umugabo uri kumva madame babarira n'ukuri twanga usabye ari bazi n'ukuri kw'Imana reka nkubwire wakihangana mpereza amafaranga y'abantu basi ceceka mwibwe uya nampereze nakubwiye ngo nayo mfite babarira cyane nose kuki ukoresha ibintu utanavuze kuki ukoresha ibintu utanavuze Haleluya. Amena. Bamusira ngo twategereje wageze. Ndizera mwese ko mwiteguye kwakira Yesu n'umwami n'umukiza. Ariko murabizi aje tugomba kugenderaho mbere yuko dukora iki gikorwa. Uba kubuzi neza ko amategeko yose twize mu meza ngahe ane twize kuba bifashe neza. Kuvuga ngo amena ariko. Amena. Rero mwene data yegeye hino, rero reka tuhere kuri mwene data wegereye hano imbere. Hajya ninde? Olivier. Mwanira kiko. Tunyuremo amategeko amategeko 10 Imana yahaye Mose tubwiremo atatu y'ingenzi. Ntukice, Cyo ni rya mbere ntugasambane, uzabikurikize ntukifuza umugore utari wawe, umugore wundi. Urakoze cyane Imana guha umugisha ariko twavuze ko mwiyobokamana tugomba kuba tuzi byibura ibindi bintu ku ruhande. Haje ubwo tubwire bene Zebedeyo bari bangahe? bene Zebedeyo ntago mbasi. Ugiye hakurya ushobora kuzakubatiza ubutaha cyangwa se nubyibukuze kutubwira ubwo tuzakorana ubutaha kuko narakubwiye ngo wige neza byagenze gute. Ibyo wibuka Olivier ubwo tuzakorana iki ni igihembwe gikurikira sibyo? Sandrine Yesu ashimwe. Twiteguye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haleluya. amen Yesu ashimwe. yesayimazwe Souvenir karame pastor twiteguye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Haje ubwo wewe numvise amategeko rwose 10 urayayingayinga ariko imigati yakoreshejwe mu bukwe bw'Ikana yari yatetswe nande? Ntabwo muzi. ntabwo mwibuka rwose Yego komanda. Ariko mwizi iki bwo ngubwo ra? Yesu abami. ntabwo mwibuka pe Ye ku ruhande. Sosten. Yesu ashimwe. Israel rwose ndashidikanya ko iki ngiki tugikuramo. je nishimiye ko ngiye kubatizwa byose ndabizi pastor. Haje ubwo. Ubukwe bw'Ikana hari harongoye. Ese Elizabeth Nyagasani. Elizabeth ni warongoye ubukwe bw'Ikana? Nyagasani. Sosten. baranga Utabyibuka neza. uya ndabizi ne Elizabeth Ye? Uje ku ruhande. Ari nanize warantenguke ko Edi? Yesu ashimwe. Abukeri. Siri ku ntango uhuye n'abagenzi bawe. Urabona ngo ubyumva neza cyane. Subize pastor. Ubusa 10 nirirwa nkubaza ra? Tujye mu bumenyi rusange bwa Bibiliya rero. Haje ubwo. Bibiliya dukoresha mu Kinyarwanda. Mbere riri mu kirimi cy'Igiheburayo. Ubu yahinduwe nande mu Kinyarwanda. Asa cyoroshye ntungo. Sana ugiye kurya iminwa kweri kweri? Pastor ntabwo mwibuka. Ntabwo mwibuka. Twaramwisa ku cyumweru gishize ejo bundi twitegura kuza kubatizwa. Ubwo ntabwo nakubatiza. Utazura umuntu namuvuze ejo bundi. Simwijuru bazavuga ko nigishije abantu. Umuntu mwese ngiye kubasibiza. Yesu ashimwe. Sowe ko umuntu utiteguye ra. Nako wenda kubaza koroshye. Hajya bara Yesu yavutse ari kwa kangahe?
aha none ubwo ndabatiza umuntu umwe ndabatiza umuntu umwe ngiye nabikoze ego komana nyagasani uracyatsimbaraye wowe ngo ndabatiza umuntu umwe abandi ubwo tuzakwana ubutaha Uko se pastor? Wazambaje wowe wakinsu? tuzanye nawe nese ubu njye wakinsubiza pasi kinsubize amategeko yose basi watabajije. ibutaha ngiye nzakimenya ese ubundi njye mugiye guhindura umunyeshuri noneho Ese wansubiza wenda ibutaha nzagende nyize Watabajije ibintu tuzongera tugige mu rero nawe bucyatsi birakunaniye reka tubatize tuziga mu bucyatsi ariko twataha tutakubatije ariko si ubwo mwabaye mu tubatize rero zana ibintu mubatiza mutazi amategeko koko ahubwo Wose urayazi Pastor, Pastor urayazi zadusubiza. murabihinduye ninjye mugiye kugira mushaka ko mubatiza kandi mutarafashe amategeko umubatize nawe ni reba hano reba abigishwa bawe umubatize